abantu benshi ku isi batsinze iki rero? Batsinze ubuzima. Nubwo batangiye nta kintu bafite, bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Abo bantu kandi barabasebyaga, abandi bakababwira ko nta kintu bazimarira, bakabaca intege. Ariko kubera kwizera, gukora cyane no kudacika intege, bageze ku ntego zabo. Abo bantu bose rero niba ugiye kumva hano mu kiganiro tukugezaho buri munsi cya KEY Urufunguzo Rwange kuri ASPH TV. Tubagezaho inkuru z'abatsinze mu buzima n'amasomo cyangwa se imfunguzo zagufasha gufungura bya bibazo byawe, bya bindi bikugarije. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugore watsinze, ukomeye, w'igihangange. Uwo mugore bamwita ngo ikirere, bamwita Oprah wife. Oprah wife. Oprah ni umwe mu bantu bagize inkuru ikomeye cyane yo kuvuga mu buzima bugoye kuri uyu munsi. Yavukiye mu buzima bugoye. Ese nawe waba waravukiye mu buzima bugoye? Tega amatwi rero. Aya ni amasomo 5 y'ubuzima twakwigira kuri Oprah wife. Yavukiye mu bukene, ariko nyuma kubera gukora cyane byaje gutuma aba umuherwe ukomeye. Reka tudatinze dutangirane n'urufunguzo rwa mbere rwafashije Oprah kuzamuka ngo abe umukire ukomeye cyane. Urufunguzo rwa mbere rero, ntukemere ko amateka yawe agufunga. Kubera yuko Oprah yavukiye mu bukene bukomeye cyane kurusha ubwo urimo aka kanya. Isomo: aho waturutse siho hagenzura aho uzagera. Aho waturutse siho hagenzura aho uzagera. Oprah yaravuze ngo menya impano yawe. Yamenyekanye ko ashoboye kuvuga no kuganiriza abantu. Impanuro wahita ukuramo aka kanya. Impano yawe ishobora kukuzamura, si ibanga rwose, kuko hano ku mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi bakijijwe n'impano zabo gusa. Impano zabo zikabakiza, bakaba abaherwe, bakaba ibitangaza, bakabona amafaranga menshi cyane. Rero urufunguzo naguha uyu munsi, menya impano yawe. Komeza nubwo hari ibibazo. Urwo ni urufunguzo rwa 3. Komeza ukore, komeza wige, komeza urwane nubwo hari ibibazo. Oprah yahuye n'ibibazo byinshi akiri muto. Ndakwibutsa yuko uyu nguyu ari umugore. Yahise avuga ko ibibazo bishobora kukugira umuntu ukomeye, bishobora kukwigisha.
bishobora kugukomeza. Reka twikomeze n'urufunguzo rwacu rwa kane. Fasha abandi. Yes, umaze kubigeraho, umaze gufatisha mu kazi, utangiye kubona amafaranga. Fasha abandi rero. Fasha abandi kugera ku byo wagezeho, kuko mugenzi wawe nakena nta nyungu uzabigiramo, ahubwo azahindukira aze akwibe. Mujya mwumva abantu benshi batega bakabica, ni ukubera ko bamwe barakize abandi barakennye. Noneho rero ba bandi bakennye batega ba bandi bakize bakabivugana. Niyo mpamvu gufasha abandi ariko gutsinda nyakuri nirwo rufunguzo nakugenera mu gihe wamaze gutsinda. Reka twikomereze n'urufunguzo rwa gatanu. Gira icyizere cy'ubuzima. Hari abantu benshi bamaze gutakaza icyizere cy'ubuzima. Ariko wowe gira icyizere cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Wumve ko imbere ari heza. Witere motivation. Umva agatangaza noneho Oprah yavuze. Hari amagambo menshi akunda kuvuga, ariko muri ayo akunda kuvuga hari ayaguhindurira ubuzima uyu munsi. Yaravuze ngo following your passion. Urufunguzo rwa nyuma, kora ibyo ukunda. Bya bindi ukunda bijyemo n'umutima wawe wose, bizakugeza ku ntsinzi. Urwo ni rwo rwa rufunguzo rwa nyuma. Yes, mwakoze cyane rero gukurikirana iyi video yose. Niba wanyuzwe n'amasomo wigiye muri iyi video, andika muri comment isomo wize n'abandi ribafashe. Sangiza ino video igere ku bantu benshi, ukande subscribe kuri ASPH TV kugira ngo dukomeze kwibanira no mu bindi biganiro bica hano kuri KEY Urufunguzo Rwange. Ciao ciao.